God have mercy upon us. What it be this? What it be? What? Tujya kubaha ikaze hano ku kibuga aho ikipe y'abanyahe yakirira ubwo nawe urumva ni muri Bitumahe. Tubaha ikaze aho tugiye gukurikirana ni shampiyona yo ku rwego hejuru ndetse abantu benshi bayikunda cyane ku yindi level kabisa. Ubwo rero tugiye kubaha ikaze hano mukurikirana neza umukino ku wundi ubundi bwo game paka irangiye. Cyo twababwira cyo ni ugukurikirana kandi mugakurikirana cyane cyane kugira ngo ibintu byose bibashe kubageraho 5 kuri 5. Rero reka twakire mukatwaza no kwakira abatumirwa cyangwa se kugira ngo byihute koko match ndiko ngiye gutangira vuba mubonye uburyo bari kwishusha rwose amashusho araje abereka ukuntu noneho bameze muri vestiaire ibintu byakaze reka noneho tujye twegeza ku kibuga stadium reka noneho turarebe ibintu bagiye gukora sawa. Hano ni kuri stade Bitumaho yakira kabisa akanyara tuyatangira game Bitumaho yivuga ibyango imyaka pahere n'umukino bawita imbatira bijumba kabisa. Iyo ni gamu kabisa katurabe. Noneho ikipe yakiriye babonye ko ari Bitumahe niyo ikipe yakiriye Bitumahe sha. Aha noneho mu bijogo ikipe igiye gufungura hano amazamu cyangwa se igiye gufungura umukino game. Aha ni ikipe bita yakiriye Bitumahe.
God have mercy upon us. tugiye mu kintu bitaga gemu ya nyuma turangiza gemu hano bikaba full time match full game full football full abagibijumba full abajyakariho abagibijumba kabisa kabanya kigamo yitwa abajyabijumba twagiye rero twagiye kwakira reka noneho gemu nongere itangizwe nabitumahe aho twabonye ko kabisa aho twabonye ko mu biryogo babonye umutuku yego umunsi turabacira sha twagiye